Umva mureke mbabwire ngiye kubabwira ukuntu nahombye miliyoni 25 mu cyumweru kimwe cyonyine, kandi aya mafaranga nari nyakoreye umva ubuzima bwanjye bwose bro, ubuzima bwanjye bwose. Umva reka nkubwire, before ko watekereza wenda kuba wahemukira umuntu cyangwa se kumubabaza, hari igihe uba umbona gutya uvuga ngo suso ngo reka ngo muhemukire, ariko you don't know, ntabwo uzi umubare w'abantu uhemukiye nyuma yanjye. Uzi abantu bamwe hari abantu baba biga kubera njyewe, hari abantu baba barya kubera njyewe. So iyo uhemukiye njyewe nyine ujye umenya ko uhemukiye abantu benshi cyane. Muti byagenze gute rero? Ufite akazi murabizi nsanzwe nikorera nk'utuntu twinshi cyane dutandukanye. Noneho hari akantu nakoraga kajyaga gakunda kumpa amafaranga, birangije birahinduka mbona aya mafaranga ntabwo akiri kuboneka. Ntangira gushaka indi business nakora. Nibwo natangiye business yanjye y'ibijyanye n'amabanki, ariko nabwo mbona ntabwo bigenda neza 100%. Nshaka indi business. Ndareba murabizi ngunda kubabwira business wakora ugatera imbere, uko wakiteza imbere, uko wagira ute. Ndavuga okay, ndeba ubworozi, mbona ubworozi burimo amafaranga. Ngira umushiti wanjye witwa Sarusi, muramuzi, afite channel yitwa Last Mission. Turaganira arambwira ati ngewe niga business, anyigira umushinga. Ndangije nenda kuwushoramo, nibwo nakundaga kujya kubikira abantu nkabona ariko bari gushora mu bintu bya online bya forex trading. Nkumva ngo ushyiraho 12,500 bya USDT by'amadolari, and then ukajya nguka buri kwezi. Nanjye numva mba interested, ndavuga niki ibyo bintu ni ibiki. Gusa kubera ubwoba bwanjye no gukunda amafaranga sinabijya. Mu kwezi kwa mbere gusa mfata nimero y'umuntu umwe mu bagiyemo, nza kumubaza nise koko bya bintu ba tradinze amafaranga warayabonye. Arangije aransubiza arambwira ati rero ntabwo amafaranga nyine ayo nari expectinze sinayabonye. Atari ko kuri miliyoni ku 10,000 by'idolari nashoye, ati nakuyemo kwezi kumwe bampaye 2, ukundi bampa 3. Turumva ko naribi. Nanjye mpita numva ni business. Ndavuga ni noneho kuko wabikuza buri munsi ubishatse, ndavuga ni nanjye nazashyiraho buri cyumweru nkajya mbikuza amafaranga, nkajya mbikuza iyo nyungu, noneho nkazabona kujya muri wa mushinga wanjye nari mfite. Nibwo nahamagaye umuntu umwe, gusa uwo muntu ntacyo mushinja pe. Impamvu ntacyo mushinja, nabonye abantu bamamagara ese wagiye kumurega kuri RIB. Oya, impamvu ntacyo mushinja nuko nyine yangurishije robo, kandi amafaranga yampaye nawe yayashyizemo. Ntabwo ari ngo yangurishije robo arayarya arangije aricecekera. Hoya, amafaranga namuhaye nawe yayasubijemo, bivuze ngo nawe yarazi ko ibyo bintu bikora, kuba byaradupfanye ntabwo ari uruhare rwe, ntabwo ari umuntu washatse kunsikaminga. Ubwo umunsi wa mbere twaravuganye, mbamukubise nta nubwo yamuha, usibye ngo ya robo gusa, ibindi urabyimenyera. Baninjijemo 5,500 cy'idolari. Ndakora icyumweru cya mbere mbona amadolari hafi 600 gutyo 700. Mbona business ni nziza, ndamuhamagara nshyira mwandi same amount. Ndacuruza mbona biri kugenda neza, ariko nkaba nemere kugira konti 3 gusa. Ndavuga ni rero mu kazi kanjye yaba ari business zano hanze mu Rwanda, turi mu kwa mbere, isoko rimeze nabi, nta bantu baza kubitsa cyane, nta babikuza. Ndavuga ni okay, noneho reka mfate andi mafaranga 3,000 nyongeremo, none mbona amadolari runaka yari buri munsi, hari umubare nashakaga. Ndangije amafaranga mbanyashyizemo. Urumva mbo ubwo mu cyumweru cya mbere harimo 5, icyumweru cya kabiri nongeramo 8,800, and then ntangira gukora. Mu by'ukuri pe icyumweru cya kabiri cyagenze neza n'icya mbere. Mu cyumweru cya gatatu nararebye mbona mfite inyungu y'2,000 by'idolari. Ndangije ubwo ntangira kujya ncekinga kuri social media, nanjye ntangira kwibaza ibyo bintu robikora. Murabizi nkanjye nkunda gushaka amakuru pe. Mbagiye kuri social media nshaka amakuru, ndabibona ntangira kubyiga. Baninjiye muri groupe y'abantu batanga sinyare, mbanishyuye amadolari 100, mbamfashe bya 2,000 by'inyungu, mbambishyize kuri gold. Ntangira gutradinga gold, irankundira pe. Mu minsi 3 navuye ku 2,000 ndazamuka ngira 4,000. Ariko bino bintu bimeze nk'urusimbi, nuvuga ngo urakora pe ukunguka, ariko byarangira finally bikarangira uhombye. Impamvu wumva ni iyihe? Nuko urakora ukunguka ukaguma wumva ushaka menshi, aho ugakuyemo utwo wungutse ngo wigendere, ukaguma wumva noneho bati noneho ninkora cyane ndabona menshi.
ngira ibihumbi 4. Ubwo kuwa gatanu w'icyumweru cyashize nibwo gorude yatangiye kuzamuka. Gorude nari nayitredinze uwo munsi nari nakora amadolari 900 bro. Noneho hararamo njya muri minus y'amadolari 200. Ndavuga nti ntabwo nayakansaringa reka ndike kwa mbere nzayakuramo none 900 yose mbe ndayungutse. Icyo gihe ku cyumweru n'ijoro nibwo gorude yatangiye kuzamuka iva ku 4581 none naguriye irazamuka igira 4600. Umva ngenda nongeraho liquidity nongeraho ngira ibihumbi. Urumva nashyizeho 2 hiyongeraho 2 hariho 4 nshiraho n'ibindi 2. Gorude iragenda irazamuka pe iranzamuka nankiraho amafaranga ngira ubwo nshirirwa. Ubwo nibwo nagiye kubona mbona nyine ubwo batangira kujya bagira ute bakansaringa amawuda bakansaringa. Ubwo nyine ubwo nagiye ngeraho nkabona igiye kugwa ngahita mvuga ni hano igiye kumanuka reka mite ngura kandi gaseri bimanukire rimwe. Cyangwa se nkagira ngo intanga banireka nkora akabayi nabona akabayi kungutse nk'amadolari 100 ngahita mvuga ni reka nkuremo wananegereza igiye imanukira. Ubwo nagiye kubona mbonera manutse rimwe kuri rimwe iramanuka cyane pe. Itambona nsigaranye 1900 muri equity yanjye. Ndavuga naho kugira ngo mpombe reka basi mfatayo andi niyangana hombe. Ubwo nkorozinga amawuda yose nsigaranye icyo 1900. Ubwo rero cyakurikiyeho haje rero ikibazo cya yamarobo. Kubera muri iyo systeme idolari rya Amerika ryese ritagaciro. Rimaze guta agaciro rero nibwo Robert yakoze amawuda ino robo ukuntu yari ikoraga yakoraga take profit ariko ntishyiremo loss. None ama payers yose ariho USD nka USD card USD OD umva ibintu byose biragenda biragabanuka. Noneho GB pay nayo iragenda irazamuka. Ngiye kubona bitangira mbona ndi muri minus 4,000 ku makonti yose. Uwo muntu wanjyanye marambwa ati sonjera rero isoko rimeze nabi kuramo amafaranga yawe uburetse tuzareba isoko rigira. Nanjye ntinkakanzaringa 2,000 byose nanga kubyumva. Nanze kubyumva ndavuga reka ntegereze rizamanuka. Ndasenga burangiye nizera Imana pe. Ndapfukama ndasenga bitamfata amasengesho iminsi ndavuga ati Imana ayo mafaranga aba yamvunye urabizi ko ntayarya ngiye nyine uzi ko mfite abantu benshi mfasha. Uzi ko mfite n'amakredi runaka ahantu Mana mfasha. Numva ngize icyizere. Ndangije nanga kuyakuraho. Ndayareka kugeza ubwo na kansarinze udasiga ikonte imwe isigaye amadolari 700 indi isigayeho 2 andi yose arahomba. Guys muziko kwiyahura bibaho. Muziko buryo umuntu mujya mubona ngo yiyahuye nimukajye mumuseka no kuri kwiyahura bibaho. Naricaye hasi ntekereza kwiyahura ndavuga ati se Mana abantu bandi inyuma abantu nemereye abantu nzakorera ibi nibi. Urumva Mana we nibyo byambayeho. Amafaranga nuko nahombye Mana we Mana isi n'ijuru. Murabona tuvuge nk'urugero gusa ntago ikiza gihari n'impamvu ntarakariye Imana nuko byibuze nabonye ubumenyi nditeregingira tuvugana mba nikoreye trading. Murabona ko nk'uyu munsi maze kunguka amadolari 100 kuri konti yanjye nditredingira. Ubu nibyo nahisemo kwikorera. Uburuba yaramombeje narahombye burundu nariyakiye nta n'ikindi wakora. Gusa si ubwa mbere bimbayeho ubu nubwo gatatu mpomba. Ndibuka bwa mbere nabwo nigeze mpomba mva kuri miliyoni 6 na moto 10 sigara na miliyoni 1,400,000 na moto zose ziragenda kandi nabayo kandi icyo gihe nibwo ushana ise mbona umugisha. N'ubu ngubu rero nawe niba byakubaho ukaba wahoma cyo ukagira ute muri business bibaho ni ibintu bisanzwe. Icyo ukora gusa ni ukwiyakira ibindi bizaza bintu nibishakwa nturakarira Imana. Cyakoze ejo narababaye mvuga amagambo mabi kumana Imana imbabarire ariko nizera Imana mbanzi ko ibintu byose n'ubushake bwawe. Twavuye mu gitaka ntacyo dufite tuzasubiramo nta kindi. Ikindi kandi nubona ufeirinze byadanje ugaferinga kandi uvuga uti Imana biragenda biti ujye umenya yuko ari cyo gihe Imana igiye gukoresha kugira ngo ikugira ikuzamure iguhe ibyo ibirenze ibyo wari ufite. Rero mugume musenge mugume munsengere umva sinzi uko biri bugende ariko Imana izabigenza neza. Ndabakunda cyane nisonje n'umukobwa wanyu. Imana ibaho umugisha. Nshimiye abantu mwese mwanyihanganishije abantu mwanyendikiye mukamapore mwese ndabashimiye. Bye bye. I love you guys. Kora subscribe ku YouTube channel yanjye. Thank you.